Dore bimwe mu bimenyetso bigaragaza ko umubano wawe n'Imana uri kurushaho kugenda ukura. Icya mbere, utinda mu ijambo ry'Imana kuruta uko utinda mu byiyumviro byawe cyangwa se muri mosiyo zawe. Iyo ukoze icyaha ntabwo wirukankira ku byiyumviro byawe, ahubwo wirukankira mu ijambo ry'Imana ndetse n'Imana. Icya kabiri, ugira amahoro. Hari ibintu mbere biba byarakurazaga inshinga ukumva wabuze amahoro, ukumva wabiburiyemo amahoro. Si uko ibyo bintu biba byaragiye, ahubwo biba bigihari. Ariko nubwo biba bigihari, bumva rwose nta kintu bitwaye, bumva bifitiye amahoro muri wowe. Gatatu, ugerageza kugira umutima wakira ikintu cyose. Ibintu byose bikubayeho uravuga ati ya uko byagenda kose, byaba ibibazo byaba ibiciro, uvuga ati ya Imana izakomeza kuba Imana uko byagenda kose. Ikindi kintu, ibintu byose bibaho uba ubibonera mu yindi shusho ariko yo mu mwuka. Urugero, waba uri nko mu bibazo ukavuga ati ibi bintu nubwo bimeze nabi ariko Imana hari ukundi kuntu izabigenza neza. Nyine ntabwo ibintu byo mu buzima busanzwe biba bikigukanga, ntabwo biba bikikuraje inshinga cyane, aho icyo uba witayeho cyane ni iby'umwuka cyane kuruta ibintu byo muri ino si byaguhangayikisha cyane. Kandi uko urushaho kugenda ibintu byose ubigenzurira mu mwuka, ibintu byose ubirebera mu maso y'umwuka, birushaho kugenda bikorohera ndetse urushaho no kugenda urushaho gukura, kwizera kurushaho kugenda gukomera. Hari n'ibindi bimenyetso byinshi cyane. Niba nawe hari icyo uzi nkaba ntakivuze ukimbwira. Shalom shalom.